Chris nanone shiri mbabarira dore byanyanze mu nzu Chris kwansezeranyije kutazongera kumwitaba koko ibi nibi bikunaniza iki koko Chris bene maze icyumweru mbabarira rero ntabwo nzo kigaragara cyo ndacyafite urugamba rukomeye pe shiri nyinega ni step by step ntabwo inzogura bizwe naziritse twabiganira igihe kirekire pe urabinsezeranya urambwe ntabwo uzongera kumwitabi kwabashe kuba wareka inzoga itabiri kurandiza iki koko uzi ko itabi nari nkwiye kuva ngiye muri segonderi rero ndakwinginze nzarireka ndakwizeza basi amasezerano yo nagusezeranyije ko naretse inzoga zo naraziritse akitabi ntiyatari ese uzayireka bigenze bite basi nongera amasengesho umagara avuga butumwa abakozi Imana bazi bagusengere kugira ngo wireke burundu bizagenda bite okay iringiri kamwizeze kari ryo ryanyu karakotse inyweye kabari ko kanyu umusore mwiza pe bakaba ufite icyerekezo kizima rero kukubona uri kwiyabuza amatari gutya birambabaza pe mbabona nabone ejo hawe hezazaza ese urabizi ko ryica ubuzima ndabizi ko ryica ubuzima kandi ubuzima ni mu kwica nyuma bwawe sibyo neza mugiye kuvuga ngo ni n'ubwawe oya ubuzima ni ubwawe ko nima ni mu buzima bwawe ndabizi neza ko bikubangamira sibyo nsezeranya ko ibintu bijye kubireka pe gake shiri ntabwo nakongera kugusezeranya ikintu nari bushobora gake basi wenda nyemerera basi njye nywa rimwe ku munsi sibyo nyemerera njye nywa rimwe ku munsi byonyine ntabwo nzigira ndirenze sinakubeshya pe sibyo ntabwo nakubeshya ngo bimaye amahoro umutima wanjye kubona nyine umeze gutya Mwuka wera manuka Mwuka wera manuka Mwuka wera manuka imitima yacibone Haleluya Amena Umva ngenda afashijwe reka dusome ijambo rito riri hano muri Zaburi y'ijana na gatanu umurongo wa mbere irambwira ngo nimushimu Uwiteka mwambaza izina rye Haleluya mwamamaza imirimo yakoze mu mahanga muririmbire ishimwe muvuge imirimo itangaza yakoze Haleluya Amen ngo mugire utari muririmbire imirimo Uwiteka yakoze Haleluya nimushimu Uwiteka maze mwambaza izina rye tujye turyambaza ahantu hose babone ko turimo Imana dushima ibihe byose Haleluya ndafashijwe ngiye kuri uyu munsi wo ku cyumweru kuri ndafashijwe vane ndafashijwe ndumva umwuka wera ari kuza muri ngewe ijambo umuhanuzi yavuze ni muri Zaburi ni byiza Uwiteka mwambaza izina rye Haleluya muvuge imirimo itangaza yakoze Haleluya ndumva nishimye ndanezerewe cyane iryo jambo ariko ye ryamfashije ku mutima iryo jambo niyo wajya urigenderaho igihe cyose mu buzima bwo kubaho kwawe Haleluya nimushimu Uwiteka mwambaza izina rye Haleluya manishimye dushime mu gitondo dushime nimugoroba dushime saa sita twambaza izina ry'Uwiteka Haleluya ijambo riramfasha cyane niyo mpamvu nifuza kutusoma nawe rikaza rikakujya mu mutima Haleluya Nyemba numva nahitanguruka nkahita nigira mu ijoro nk'abasiga cyane ibyanjye mba nabicuye bafashijwe nafashijwe none sinyibutsa cyagiye gishoboye wa muhanuzi yigishije uyu munsi nacyo numva kijyanye n'iryo jambo nukuri birajya yavuze ngo dukore dushima mu bihe byose ijambo ni nk'uko uryohereje nukuri Haleluya Mana tuyihaye icyubahiro nukuri nishimwe data
nanjye biransebya guca ahantu buri wese avuga ngo ukunda n'umuhungu nk'ibiyobyabwenge biki nanjye nyine bitukije izina ryanjye usibye kuba gusa nk'ukunda nyine nkumva nyine nakuvuganira mu bantu ariko ubundi birabangama cyane. Usibye rimwe ryonyine nahagaze hariya ku muhanda ngo mu itabi kandi nabwo nuko icyo gihe nanywaga inzoga ariko ngo nsigaye nywera inzu mba nagiye mu kazi kanjye ubundi nkarinywera hano ntabwo ngiye njya sinywera itabi ku karubanda. Chris urabizi ndagukunda sibyo ntabwo nakwifuriza ikibi pe kandi nta n'impamvu n'imwe yatuma nkureka nubwo ukora ibi byose icyo nzi ni uko hejuru ya byose hari Imana ishobora byose kandi ishobora gukura kuri ibi byose. Yego ariko nunyemerera tukagendera mu nzira imwe Chris ukanyumva tugahuriza ku kintu kimwe sibyo? Yego kandi ndabizi ko ibi byose nyine uzagenda ubireka gake gake gusa babinyemerere tugendere mu nzira imwe. nta kintu na kimwe nakwiyemerera ikintu na kimwe nakwiyemera si undi kuki uje utambwiye? Nari mvuye gusenga nyine mbona ntagenda ntakomeza ngo ndibukomeze ntabwo nari nkwerutse ntabwo uhamagaye telefone yawe ndakubura so niyo mpamvu nyine navuze reka nze ndebe nyine ushobora kuba wamugaye nagiye muri dushe ukaraba. byashoboka nari nakubuze. Rega ntabwo ujya mu kazi uyu munsi noneho? oya nari nambaye n'ubundi ngiye kugenda nuko nyine kwa kundi agatima gatera. Ikibazo mfite ntabwo nyine riba riri kukunukaho nyine niba uri mu kazi. Nitera parfum ndabizi ntabwo itaba ari ryiza ndabizi. kuba nsezeranije ko ugiye kubereka sibyo? Shiri gake mu kwezi kumwe nyuma y'ukwezi ntabwo bizaza. Sawa kandi kwizeye tu mukurusengesa mwiziki mwizire ijambo ry'Imana twize ibintu byinshi mba nagutumiye ukanga kuza ngo tujye gusenga. Ntabwo nakwica muri kano kanya nshobora kugukereza kujya mu kazi ahubwo reka muherekeze. nshaka kumuherekeza mu kazi sinzi rimwe se n'ubundi nanjye kariyo nyuramo ntaha. Wakinze? Nakinze. Meze gute se Vanessa? Umunsi umeze neza. umunsi uraho nyine uraho ariko hari impanuzi yamanurengera ubwoba. Ngaho mbwira cyo vuga cyane umbwire nkumve neza. Hano hari umuhanuzi yamanuriye ariko kunena manuriye numvise ashaka kuniranya na sheri wanjye wumva umuhanuzi yambwiye ngo ntago uriya musore ngo turi kundana ngo ari we wanjye kugira ngo ntago ari we Imana ngo yamubwira avuze ngo nguhaye wa mukobwa ngo nguhaye umugabo mwiza ngo umugabo ufite amafaranga ngikiyongereyeho. Haleluya. Uzajya ugenda mu modoka yawe yitwaye ngo uwo mugabo ngazaba afite imodoka kandi nawe azakagura yawe. Haleluya haleluya. Ntago wahise bikacira ahubwo aki wabikaciye mbona bigushimishije uburyo bintu urabyemera nawe urahise ubyemera koko ariko none buri bubikacira ahubwo bitaragucika ndakwinginze yego mana Vale kubona umugabo mwiza ufite imodoka koko ufite inzu ufite amafaranga waba ubayeho neza uri umurokore ushima Imana kuva hasi kugera ku kirenge. Nanjye ntabwo ibyo bintu byanshimishije. Kubera wowe waba ubonye umugabo mwiza ukamwitesha se ufite amafaranga ufite inzu urumva bizava uriya musore dukundana kubona nawe nta mafaranga agira gusa iyo modoka izavayo kandi kireba akaza akora kakubwire Vale sibyo twese turasengera mu itorero rimwe ry'abadeperi ariko ikintu nkubwiye cyo Imana yacu ntago igibeshya yaciye muri uwo muhanuzi iyo ntigibeshya ahubwo nizere ko wabikaciye wahise ubivuga ati haleluya wahise ubifata Hego baba gusa wabyaguye Imana yacu ntabwo igibeshya uhita ubikacira buriya yaguhaye umuntu ugukwiriye Imana yacira rero yaguhaye umuntu ugukwiriye gusa bizava ngiye ndumva yashatse kunteranya na sheri wanjye. Oya nagaruka kuguteranya Vanessa musubiza undi mugabo uriya musore ko twari twikundaniye neza nta kibazo dufite ubwo wundi imuzana gukora iki koko
twabigendanyemo neza ugakacira umugabo ufite amafaranga ufite ibintu byose ariko twagiye tureka kugira n'ibintu Imana itubwiye ko ibitatubeshye tugafata niba uwo muntu yaguhanuriye kandi igenda abizi ibyo yakubwiye byose nibyo bifate nako nsigaye mbona wizeye abahanuzi bose uwo ntabwo uzi ko Imana iba yabaciyemo se ufite amafaranga uriya musore twari turi kwipangira dupanga imishinga yacu tubona iri kujya ku murongo nose se aya mafaranga azamanuka wowe nyumva sibyo reka tugende ariko ibyo nkubwiye cyo fata iby'Imana yakubwiye ibyaciye muri uriya muhanuzi wumve ko ari byo kandi ubu nagiye ngiye kugenda mbaye mfashwirizwa mu rugo akira njye ubu nagiye kandi ufate iby'uwo muhanuzi yakubwiye sibyo akira turagenda ariko ntabwo ndumva nazi sawa Imana ikurinde izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura niryo ngabo niryo gusa shiri indirimbo uko kugenda yiririmba ntabwo urayifata buri gihe umuntu anyirepeta ariko ndenda kuyifata urumva nk'agakorasi kari hafi niryo ngabo yanjye nziza komeza se ntabwo ariko ako gatero ndibuze nimugora kuba nagafashe nukuri ninaha soma igitabo sindirimbo buri gihe umbwira ngo uragafata reba insho zose tuyiririmbe ndaza kugafata kandi ndapfundisha kandi nagushimira yuko wemeye kumerekeza mu kazi uri gukora akazi nubwo uyu munsi ari ku cyumweru urabizi akazi nkora ntabwo njya nduhuka ndabizi kandi ikindi mbabarire ku bya kare sibyo bigashiri birano birambangamira pe sibyo ndabizi rero sinzi ukuntu uzabigenza ukagabanya kunywa itabi rega ryica ubuzima nawe urabizi sibyo kwifatanya n'akazi noneho ngaho reba wakire nk'umuntu hano akumva umwuka uri gusohora wenda ngenda umukunzi wenda byihanganira ariko sa n'undi mu rugendo rwa serivisi runaka rero icyo nakubwira ni uko nk'uko nakubwiye kare kureka ikintu nka kiriya kijyanye n'ikiyobyabwenge ni step by step ndabizi ariko baseka musaba akantu kamwe sibyo yego wanyemerera ukazajya urimo ahinge uri guhaye mva mubwira ikintu ushaka nyengamije ndashaka kuzajya muha uyu munsi niba unyweye kamwe ugasimbuka iminsi 2 undi munsi ukanywa kandi ku buryo nko mu cyumweru kizakurikiraho uzajya urinywa nka rimwe mu cyumweru ubundi ukagera ukayireka burundu icyo kintu kinyemerera uburenganzira utazajya unywa itabi njye ntakwihereye ariko basi ntuzajya urenza umunsi basi kamwe konyine uzagenda ubirika gake gake ndabizi kubera Imana nyine izabidufashamo ishinga gukunda rero mba numva nta kintu n'ubundi nashobora kubwaho sibyo ibyo nsabivaho kandi ndakwemerera ko umunsi umwe uzajya mbonamo pasiteri ubonye ukuntu watangiye kugenda ureka inzoga gake gake ndashaka kubitaburireka ntabwo mbwiye ngo tubireka nyine ako kanya akunda bizi ko ntabwo wahita ubibasha ariko gake gake sibyo wamwitabye se wasanga ari umukiriya ni umukiriya ariko nagaruta umukunzi wawe sibyo baby please ndagukunda mbabarira ibi bintu wibimura urankunda ndabizi ariko nanjye mbabarira inyumve pe njye urabona ni iki kintu nabikora nese bazi aka kanya nyine ubaye reka nkubwire pe imvugo y'Imana ntabwo igiye hinduka niba Imana yavuze ko ibyacu njye nawe ndashoboka nyine ntabwo bishoboka ajyanye mbigenze Imana ni ngombwa ngo izi mentioning ngo ngiye ntabwo njye nawe ngo tugomba gukunda njyewe urabizi ko nubaye imvugo y'Imana pe mbabarira unyumve kandi ni ukuri byumve njyewe ntabwo gukundana nawe byashoboka pe kubizi neza ibintu twacanyemo kubizi neza ko njye nawe twakundana kubizi neza ko ntacyo nigeze nkwima nyifite abo bagabo b'abakire kuko ugiye kubasanga none se menyuze iby'Imana yavuze Imana yavuze ko izaba umugabo w'umukire ikindi ufite amafaranga ufite n'imodoka uri kugira ngo njye mbigenze gute wanyumvise
hasi haguruka pe haguruka bose sibyo mbabare waguruka njyari n'igihe njya numva iyo mana yanyu ari ibinyoma nuko wavuga imana yanjye ndetse imana itazi kureba urukundo rwa nyarwo ngo irushyigikire ngo igutegure ngo abagabo ntabwo ari b'abakire urwanya ibyo ni gute rwaba urwanya byose ikavuga ko njye nawe twakomeza gukundana please baby I beg ntabwo bishoboka ntabwo Please. bishoboka pe byumve kandi ibyo ndi kukubwira wanyumvise basi wakumvisha imvugo y'Imana ukayumva biragoye ko wabyumva ariko njye mba nabyumvise cyane reka gukomeza kubeshyira imana imana ntabwo ijya yohereza abakozi bayo ngo bajye kubabaza abandi bana bayo ngo yavuze nta kintu kibi njya nkukorera ndabizi ntabwo njya nkuca inyuma yego ndabizi nta nubwo nari mfite imigambi mibi kuri wowe imana yakunyerejeho ngo uze kunkatira gute se nyine nuko yabonye ibyo turimo bitakunda ntabwo pe urukundo rwanjye nawe rushoboka kandi byumve windakare nanjye nta yandi mahitamo mfite ese ubundi uwo muntu yahanuye ibiki ku buryo wumva ngo ko ibintu by'abahanuzi ngo ari byo byanyu wivuga ko ari umuntu abihanuye ni imvugo y'Imana yanyujije mu buhanuzi wayo sibyo baby ko n'abahanuzi bajya bapangirwa kubera icyo utakumva ko ibintu byose ari ibintu please mbabarira ntunsige ntabwo nshaka gusiga ariko nanjye nta kundi nta yandi mahitamo mfite ngomba kumvira Imana sibyo ibintu byose kanya n'Imana ndabizi ariko nanjye nta yandi mahitamo kandi ntundakare sibyo mbabarira inyuma umurambwira ngo sinkurakarira nese aka kanya uhagaze hano uri kumbwira ibintu byiza ntabwo ari byiza ariko nta yandi mahitamo kandi nuko nicyo cyari kinzanye nicyo nari nje kukubwira rwose nuko ntabaye umurokore nkamwe se nicyo bivuze twigarurira ibya kera byararangiye umva aka kanya imvugo y'Imana icyo Imana yavuze nta kindi kintu nagihinduraho sibyo cyatuze umva mubwira ikintu mukundira sibyo nubwo ukora ibyo byose ariko uranyubaha erega sheri iyo ufite umuntu mutandukanye ukaba ufite ubwenge umenya ko uwo muntu mutandukanye kandi ikindi ndabizi kuri uwanjye ndabizi ko ndimo guteganya kubana nawe rero mbizi icyo narimo kubona uyu munsi ndabizi ko nyibiki nzakibona sheri nkubaze umundira iki ko udakunda abandi bakobwa like ntuje imico okay buriya rero bari abakobwa dusangira abakobwa dusangira mu kabari tugira iki nanjye nibaza umuntu uzabashaka ariko si umuntu uzabashaka se ni umuntu utari uzaba waragize amahirwe yo kubonana n'umuntu nkawe kuko bari abakobwa ntabwo baba bapamo abagore beza nawe urakabya rero nawe barimo kuguhamagara baza kumuvugisha nyuma gusa umenye yuko tubona nyine agaciro muduhereza umukobwa ufite agaciro uramubona umukobwa wiyubashye uramubona umukobwa uzavamo umugore uramubona ntabwo rero bari abakobwa bajya mu kabari bakararamo bavamo abagore beza wagira ngo ubona nakunda umukobwa umwe itabi kandi musangire nyine saba mwangiye iki kandi musangire noneho mva ko ari iyi mpamvu nyine nawe ukunda ko waremeye kunkunda noneho muri ibyo bintu shashiri nta mpamvu n'imwe iriyo yatuma mwanga pe musaba akantu yego waretse ku cyumweru tukazajyana amateraniro ukambera umushyitsi ndakwinginze nta na rimwe urambere umushyitsi pe kandi murambe gusa wambabarira okay yabe ntabwo nabyanga I promise yuko nzaba ku bwawe uvugisha ukuri urakoze cyane ndumva benshimishije rero ndabona amasaha yagiye kandi ukeneye gukora akazi byo reka mwigisha akajambo gatoya ijambo rito ntabwo nta jambo ry'Imana riba akajambo ijambo ritoya hanyuma ubundi umusengere usigare mu kazi sibyo yego nta jambo ry'Imana riri muri Yobu ibice 28 umurongo 28 si ubaza gwa biri yundi riravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka akunda akazi akora akazi iryo jambo n'urigenderaho sibyo rizatuma nyine ubasha guca muri ibi byose uri gucamo reka musengere sibyo Mwami Yesu ndagushimiye kuri marya neza uri mari cyane muri byose ndagushimiye ko waduhaye umunsi nk'umugisha nabiniraga icyubahiro wabanye nanjye wabanye n'umukunzi wanjye muherega icyubahiro umwami wanjye ndamusengeye kugira ngo ubane nawe muri kano kazi ke data kuri neza kandi umubashe imbaraga data zo guca mu byicamo byose nanjye kandi ugendane nanjye mbese ngikwizera mu izina rya Yesu Kristo musabye mbyizeye amen
Urakoze. ndabona bamugaye ubwo tuza kuvugana. Hello? Biriwe neza hano. Ndabyibuka byose. Abo barokore bagenzi bawe bagize ishyari batabona tujyana gusenga bakaza bakakunyangisha. Kuki atari cyo kintu ushobora kumva? Kuki atari cyo kintu ushobora kumva ko bashobora no kugira ishyari urukundo rumeze neza rutarimo imvururu nta kintu na kimwe njye nawe turapfa kuva twakundana. Yego nyine byose ndabizi ariko wibeshyira abantu ujya undi muntu bishyiraho ni imvugo y'Imana kandi biciye. Imana yaje irabikwibwirira se? Yaje irabikwibwira ntabwo ujya gusenga we ntabwo usenga. Mubwire bebe niba udashaka kubyumva reka ngende. Sibyo ngiye nagira ngo mbikubwire aho kugira ngo uzabibone ntabikubwiye ukanyibazaho. Ariko ngiye nubaha Imana kurusha undi muntu wese. Baby please. Mbabarira wigira ahantu. Sibyo. Natendeke kugenda utambeye urumva urukundo rwanjye nawe rwawe rwerekeza he. Nise aho rwavuye ntabwo wazi. Aho rwari rugeze ntabwo wazi. Ibintu byose twari turi gupanga ndetse ko twari turi kubipanga bigakunda. Nuse mu gihe Imana yavuze ko bidashoboka. Erega Imana irebera ahantu hose cyari. Imana ntabwo izanga urukundo rwacu ino ntabwo izarwanga. Please. Ndiwe ntabwo ndi kubyumva. Ntabwo ndi kubyumva pe. Waba ugiye gutuma mba umupagani kandi nukuri urabizi ukuntu nsenga nizeye Imana urabizi byose. Kuki ari ubwa mbere se naba ngiye guhunyuza imvugo y'Imana. Vanessa. Kumva. Waretse kunsiga niba wankundaga koko. Nibwo nagukundaga. Ariko niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza kubikubwira. Ntabwo ubuhanuzi bujya bubeshya pe. Urabona tugumye muri ibi njye nawe twari ndi kugutakariza igihe nanjye cyane kiri kwangirika. Sibyo? Ariko mbabarira nyumve umva ko ibyo ngibyo nakubwiye ntabwo ari umuntu wabivuze ntabwo birose ngabivuga. Ni ijuru ry'Imana ryabimubwiye. Kandi ntabwo ajya mbeshya umuhanuzi. Uri kumva nyine kunsiga ari rwo rukundo rwonyine wagakwiye kunyereka muri aka kanya. Ntabwo ari uko nari mpanze pe. Sibyo ntabwo ari uko nari mpanze. Vanessa please. Wareka basi komeza kwingirika. Sibyo? Ubuhanuzi bw'ibinyoma bubaho. Ntabwo ari ubw'ibinyoma se ubwo n'ubwa mbere yampanuye ibinyoma. Ko ibintu byinshi yagiye abihanura bikagenda bimbaho nkabibona. Kuki aka kanya yaba amanuriye ibinyoma se? Ashaka umugabo w'umukire. Ntabwo ari ukuntu nimusha. Ntabwo ari ukuntu nari mpanze. Ariko Imana yavuze iba yavuze. Mbabarira ibyo sibyo? Basi reka nzima. Sibyo? Njye nanjye kubwira. Please. Reka ngende uri gutuma womeza kugeza ibyuma. Vanessa. Vanessa waretse kunsiga mwana. Yesu ashimwe Vani. Mbere bite? Ni byiza amakuru yawe se? Ni meza. Meze neza? Ntabwo meze neza. Jya kugendekeye bite se? Shawa mu mese gushwanya na sheri. Maze gushwana na sheri twatandukanye. Mpfike. Uyumve ko twashwanye maze mvuye kumukatira. Mwapfuye iki se? Shama Emile ejo nagiye gusenga urukumva n'umuhanuzi. Ntabwo ari uko nari nshaka umwanga ariko yambwiye ko uriya musore rwose atari we wanjye. Wowe n'umuhanuzi akubwira ko uriya musore atari we wanjye yuko Imana ivuze ko izaba umugabo ufite amafaranga, umugabo mwiza ufite amafaranga n'imodoka. Uriya musore kuko urabona amafaranga afite. Icyo kintu cyonyine nicyo gitumye mushwana. Umusore urumva ngiye nagendeye ku ijambo ry'umuhanuzi yambwiye. No se umuhanuzi urumva yambeye. Ako Vani, nako nizera ko uri umusirimu rega bino bintu by'agakiza tubamo ugomba no kujijuka mu mutwe.
none uranyisinjije kuba Ntabwo- nemeye iby'umuhanuzi yambwiye oya sinkwise injiji nta nubwo mpinyuje umwuka we pe uwo mwuka wera wamuyoboye wamukuyoboye sibyo ntabwo muhinyuje ariko ugomba nawe kugira ubwenge ugashishoza ukanasenga ukabaza Imana se Imana ibi ni ibyo cyangwa bane hari ijambo hano muri Bibiliya rivuga ngo muri Yohana ibice 4 umurongo wa 1 rivuga ngo bakundwa nimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi iryo jambo uri kuryumva kandi se uramunuka uvuze ko afite umwuka utaturuka ku Mana simvuze ko afite umwuka udaturuka ku Mana ashobora kuba nawe ufite ntawamenya ariko ibi by'abahanuzi b'iyi minsi byadutse umuntu agomba kubigiramo ubwenge ashobora no kuba ari ukuri pe ibyo yakubwiye ari ukuri ese aramutse sibyo nimba arakubwiye ko uzashaka n'umusore ufite amafaranga w'umukire aramutse ari uwo musheri wawe mwakundanaga wenda Imana izamuhindurira ubuzima agakira nyine mu buryo bufatika bwose bugaragara musemere urumva ayo ko ari sheri wanjye Imana nimbwire we kuriya ko tuzakomezanya wenda ikavuga ko izaduhindura amateka akavuga ati uriya musore si we wawe tujye tuvugisha ukuri nawe ariyo mbona uri kunyura oya Vanessa nibyo nakubwiye ngo ibintu byose ugomba kubigiramo ubwenge ashobora kuba ari Imana izahindura amateka ibaze rero nk'ubu ngubu isi umukatira nko mu byumweru cyangwa se nko mu mwaka umwe urumva nyine ubuzima bwe bwahindutse nyine afite imitungo afite ibiki byose ngaho mbwira uburyo uzamusubira imbere ujya kumusaba imbabazi ngo reka mubwire uriya muhanuzi ngewe uko ngenda mwumva ahantu dusengera barabavuga ko nta kintu ahanura ntigisohore kandi ntabwo ibyo bintu rwose yambwiye numva yambeshye Vanessa mbaronye usibye umukobwa mukuru kandi uzi ubwenge ntabwo iyi ngiyi numva ko ari impamvu yatuma ushwana n'umukunzi wawe musemere ngawongera inama n'inshuti yanjye y'ikintu inama rero nakugira niyo mwamwiyamye ndamubwira ntabwo nshaka gukomeza gukundana nawe kuko ntabwo ari we Imana yambwiye umva ikintu kimwe nakubwira sibyo sinatinya kuvuga ko wahubutse pe ntabwo icyo ngicyo ari ikintu cyagatumye ushwana n'umukunzi wawe ikintu kimwe wakora Vanessa nakugira inama yo kujya kumusaba imbabazi nta kintu kizima kigaragara wamuhoye ibintu byose bisaba kubiha igihe ntabwo ari ukumva ngo umuntu yakubwiye amagambo runaka ngo uhite uyagenderaho ngo ibintu byanyu muhite mubihagarika muri ubwo buryo ngo arebe imishinga mwari mugezeho none mwaranireka ngo mu rusengero ngabibaze nayo icyo kintu icyo gisebo kiba kigiye kujyaho njye nakugira inama yo kujya kumusaba imbabazi hakiri kare bikiri mu maguru mashya ataranahindura n'ibitekerezo ko wagaruka ubikurira pe semere kuko ngira inama yo kujya gusubira kumusaba imbabazi njye nakugira inama yo guhita ujyayo ahubwo bikiri mu maguru mashya biragoye ariko nyine icyo ndi kumva reka nzajya ejo basi usanga akanya yafunguye nta kibazo uko ubitekereza niba ushaka kuzajya ejo basi uzangire muherekeze sibyo niba wumva ufite ubwoba bwo kuba wamujya imbere biragoye kandi ntabwo nasubira mbasi reka nzajya ejo pe sibyo ntacyo bitwaye gusa nyine yego kugira inama witekerezeho Imana iguhe umugisha ari urugendo rwiza bazi bahora kanyumva ko nagusabye imbabazi wanyumvisha ntabwo ari uko nanze kukumva pe ariko nakubeshye narababaye nyine urababaye ndabyumva ariko ibintu byose narabitekerejeho ni ukuri mbabarira ni ukuri kandi narabizi ariko warabibonye ko ibintu nakubwiraga byose wabyiboneye ni ukuri narabibonye ubuhanuzi bw'ibinyoma bubaho pe basi mbabarira ntukajye rega reka nkwereke ntukajye ureba ibintu by'abantu bose ngo ni uko ngo musengana ibintu ngo baze babikubwire ngo ni Imana yabivuze ngo wumve ko ari byo byose yego ntabwo bizongera ariko ni ukuri mbabarira ni uko mbabarira it's okay n'ubundi nawe mbizi ko uzabimenya ko biriya byose byari ibinyoma n'uko nanjye nabibonye kandi nabimenye nta muntu uzongera kujya dutera it's okay urambabariye yego niyangane twari twabirengagije ni ukuri biradushimishije cyane pe niba ikintu kinshimishije no kubona mwasubiranye nari mfite ubwoba ko atari bumbarire ariko nshimye Imana ko yamugezeho erega aragukunda ntabwo yapfa kubabarira pe rega nari mbizi ko biriya byose azareba nyuma agasanga yaribeshye
ntabwo nari kujya hariya ngo nanjye ngo mpite mwikuramo mvuge ngo cyane ko nta kintu kibi nyine twe twapfuye ubundi abantu bangana cyabashwana ariko bapfuye ibintu bibi ku buryo uvuga ati hejuru y'ibi n'ibiyankoreye ntabwo yagaruka ngo mwemere. brother icyo nakubwira cyo ni twebwe bahungu ku isi bahiriwe n'urukundo dufite abakobwa beza tuzagira n'urukundo ni utegeka ukuntu ngiye gusigara ntafite sheri wowe uri kumwe na sheri wawe. reka njye ikintu kimwe mbwira Vanessa sibyo nubwo ubona njye na Chris gutyo tubona ntabwo wenda ari kumena amabanga y'urugo cyangwa se sheri ntunyumve nabi nta kibazo ariko natwe mu rugendo rwo gukundana kwacu habayemo urugamba runini cyane. Chris nawe yari umuntu nyine unywa itabi n'inzoga nyine ubona ko bigoranye ko yabivaho ariko namutwaje gake gake sibyo niba zinjye ko bari bankatiye nta n'ibyo nywa nta n'ibyo nywa twabeshye ibyo ngibyo mbasha gukomeza nta kintu bwiza. urumva nyine byaragoranye cyane kugira ngo nyine abe yabireka afate umurongo muzima ariko muri ibyo bihe byose twabicanyemo ntabwo wigeze muterana ngo nuko anywa itabi anywa inzoga ahubwo namubaye hafi nyine mwereka n'inzira agomba nyine gucamo kugira ngo agende abireka gake gake etape by etape ubu ngubu amaze kubireka reka mvuge ko yego biri kugenda bigabanuka nyine mu gake n'ubundi yaramfashe yaramufashe kandi yaranyijije ko atazongera kuba ariko nyine biri kugenda bigabanuka nicyo rero navugaga bisaba kwihangana mu rukundo bisaba kwihangana uwo muri kumwe ukamutwaza gakeya erega nubwo buhanuzi bwabayeho ushobora kuba nawe wenda Imana avugaga ko wenda Imana izamuhindurira ubuzima nanjye nategeze ko umuhanuzi yambeshye ni ukuri nabitekereje reka tuvuge ko atakubeshye ahubwo ayo mu modoka ari njye uzayagira sibyo shama cyakora ndabishimiye I'm very proud of you. oya imodoka azayigira nkuko njye se mfite imodoka nkuko nawe waretse itabi nawe ukagera mu modoka n'amaguru ahita we ntabwo ndarireka aho gake ariko murabona uzarireka Emeline ni inshuti yanjye nziza yangira inama nawe ndabona utazamunanira. oya yaranshoboye ngo byaranye ntago yananira mwakoze rero pe ni ukuri mutumisheri wanjye mbabarira mbona nifite ubwoba sha ntabwo nabona ukuntu mbashimira bari bazanye abagabo bo kumfata ubwo mu cyumweru nize ko tuzahurira ku materaniro especially yego shama kuri pe ajya gusenga Chris yarabinyemereye ko ku cyumweru atazasiba rero please mumbore muzaza nizanshira ikibazo mwe mu rusengero rwanyu muzanza bakiyagashesha oh no nago niyo mutazanza kuva ku itabi nago mvise ko Chris wese bazahita baribona ahubwo amaherena bazamusaba kuyavaho yareka hari ukuntu abarokore baba babona umuntu nkanjye bakahita bavuga ati rya dayimoni yapfuye ntabwo n'urwitwaza ushaka kutuzana gusenga iwacu ntabwo bihaba simuzambuze uko waza kose upfa kuba nyine cyane muzambwire kwiyogoshesha reba kuntu Emeline na Chris baba bambaye neza bambaye imikara hose tuzajyana nawe twambaye ibisa nawe aribyo bitwaye se tuzajyana njye nimuzanze mukiyogoshesha njye nshaka kuzaba nka Samusoni niwe cyitegerezo cyanjye none uzabivuga nawe uzabivuga azabashaka kuko wazi umeze ko tuzakwakira shuri itera akaririmbo ka nyuma tugende tuzamwakira ibi bintu ni byiza ntawabigaya 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 ako sibyo ndakubwira kuva ryari yuko ibintu urimo gutekereza atari byo ese niba dukundanye iyi myaka yose urimo kuvuga ngo ibintu urimo gutekereza ntabwo ari byo wambaye ukareka kurira ndakwinginze reka kurira okay ibintu urimo gutekereza ntabwo ari byo ni gute utekereza ko ngo ntabwo ari byo kandi ni iki ntiboneye uriya mukobwa okay reka mbyemere ko kuva igihaze tubonana rimwe na rimwe mukumva neza ariko ntabwo mbonana nawe ngo tugamije tumbonana nawe kuko tuziranye ntabwo mbonana nawe ngamije iki kandi ntabwo ndi hano mbonana bigizanye
Chris nta kintu wanyumvisha muri kano kanya, nta kintu kimwe wanyumvisha ngo nyumve. Yego nta kintu ndi bukumvishe kuko muri aka kanya urimo kurira uranababaye, ariko ni muri nkunde basi nyuma. Numva iki ntabona. Akoze ikosa urimo gukora, urimo kunshinja ko nasuranye n'ex wanjye. Sikira nkunda So much. no you don't. Ntabwo nkunda. Nkunda ntabwo wakankora biriya bintu. Ex wambwiye ngo iki? Wambwiye ko ataki mu buzima bwawe ari njye nawe. Wambwiye ko mwatandukanye na ex wawe. Kuki mukomeje kurukana? Nabigusobanuriye sibyo, ntabwo ngurukana nawe, sinanakora iryo kosa. Niki ntabona? Niki utanyereka? Nabigusobanuriye shi wanjye, ndagukunda. Okay. Ntabwo nkunda w'imbeshya, ntabwo nkunda kwiza kuba nkunda, ntabwo wakabaye ukiri gukukana n'uwo mukobwa. Basi ko nimba uko mbonana nawe cyangwa uko mvugana nawe, nimba mbona bikubangamiye nanabihagarika. Mbona bimbangamiye Chris. Yego. Aka gahinda mfite nuko nishimiye kuba uri kumwe n'uriya mukobwa. Ntabwo nanjye nshaka kugira agahinda. Uriya mukobwa rero namuvana mu buzima bwanjye. Niki nakora? Uriya mukobwa namuvana mu buzima bwanjye burundu, ndamuvanamo. Ntabwo nkunda sibyo? Ntabwo nkunda. Ndagukunda n'umutima wanjye wose, kuko imyaka tumaranye ntabwo uriya mukobwa ushaka umuntu natandukanye mu myaka nawe irenga ingahe niwe nasurana nawe. Ese na mara mbabaza. Shirangiye uri mwiza sibyo? Ndagukunda. Ntabwo ko nimo kujyanye n'uwo ex wanjye. Ntabwo byashoboka. Biza kuba nkunda. Sera ko tari kumbwira amakuru hano wari waragiye mba ndabona fresheri zirakwishe. Ndiko inoti zari zihari ahantu waruri. Hari hameze neza ntabwo rwose biragaragara kureba ndabona amabishu ahantu hose. Vanessa nawe byumba mbere cyo mukundi bahora umva fresheri zarakwishe. Subize se ngomba kujya ku cyangwe zibarire kuryo n'umuntu wese uzajya mbona azajya abona ko ndi ku cyangwe. Kagasoko se ko ndi ko naragasirimu we. Ariko nawe arakeye. Nise uvuga ngo ndakeye wona nyine. Yego cyane. Abona akagakrima gahari nyine ariko kamende nyine gatuma nyine nsa neza nta birenze ntabwo nakuruta nawe urabizi. Vale laye ndakuzi ntujya wiburira. None se ahubwo ko tari ku mafaranga. Ku mafaranga se? Mva tugomba gusohoka tukayagwera. Nicyo kintu gukora. Sibese. Uyu munsi umuntu turasohokera mu kahe kabarira umuntu akaye kagezweho muri uyu mujyi. Nimba turajya he? Ngozanye faranga no kujya ahantu hasirimutse none ntabyo byo kuvuga ngo turajya ahantu hafeke. Turarya tugataha ubwo inda zuzuye. Ushaka kurya ifi. Ifi gusa ifirifiriti. Ahubwo se nari nibagiye kukubaza kutambwira amakuru ya Cenko bimeze bite utari kumbwira. Akaraye n'ujya wiburira. Wizubaga wawe. Bimeze bite amakuru? Aha ahubwo se Vale urabizi nyine turi inshuti kandi cyane. Urabizi ko nta kintu nyine naguhisha ibintu byanjye byose ubizi tuganira. Ariko kakubwire kano kantu kumbona siswenda ko natandukanye se. Ya ariko ikintu gihari ndumva nshaka gusubirana na Chris. Timari wagirika gusa. Ego ko ariko ubundi ugira ubwenge ubwo se afite umwanya wo gusubirana n'aba ex. Nakuri ndumva nshaka Chris. Ariko banza amafaranga kuye hari ahantu ari ariko kongoza. Umva uriya mutipe ugiye kumwangiritse mbwira ikintu ugiye kwangira Cenko ku buryo wahita uvuga ngo ugiye gusubirana na ex. Ya Chris ndamukunda. Ariko nizere ko uri kurota. Ntabwo ndi kurota bane. Chris se ahubwo reka mubaze. Urabizi wowe ko gukunda se ahubwo. Chris ankunda kubi. Nubwo yaba atanafite. Ubu se ashize igihe kingana iki ukundana n'uriya mutipe. Ubu Chris yarakikwitaho yakikurindiriye. Ariko muko wabanza ugashyiramo akenge muri ibyo bintu utangiye kujyamo. Oya barika nkubwire nubwo Chris afite umukunzi
bakundana ariko njye ndabizi ko yagiye kumukunda ariko Chris yarankundaga kandi ndabizi noneho uretse tugiye gusubirana urebe arahita ankunda mba ndumva ndi kuguseka sindi kubona mbese ndumva ntazi ukuntu ndi kugufata muri aka kanya kuvashya noneho webe iki ntabyo nanyweye ahubwo niwo umva nyumvira ngo ugiye gusubirana na ex ubwo se ex wawe wumva akikwitayeho ra mani yaba yatekereza nareka nkubwire tekereza kabiri cenko mani yagukundaga njye ndabizi njya mbona stati zawe stati zako nawe yagupostinze aba yagusingije yakuvuza ibisigo n'imivugo ntavuga uko nimeze Chris reka ikiganiro tukireke ntabwo ndi muri mude y'amagambo y'urukundo rukanze okay ndiba kubona ibintu urimo kuvuga koko bikubangamiye basi noneho basi nyumva ndabireka okay ndabireka urabireka se ubona ko mutakiri kumwe arabizi ko tutakiri kumwe ibyo ngibyo agomba no kubimenya arabizi ko ngukunda narabimubwiye inshuro nyinshi niyo muye nawe inshuro mvuga ko ngukunda ni nyinshi na amagambo mvugana nawe 90 yose abone ko nkundana n'umuntu nkundana nawe Chris nuko naguhaye umwanya ngo tuvugane nuko nkigukunda Emeline nawe ndagukunda sibyo nafashe umwanzuro wo kubifata yaguhabifa kandi ubona ari by'amahoro n'ukuri ntabwo byaguha amahoro kandi nakurekana nawe mugakomezanya inzira yatanze ntabwo Chris ndagukunda imbo nakunda ntabwo nafite kano gahinda bakugukura umutima wanjye gushebuka Chris wanjye okay have ndagukunda n'umutima wanjye wose ubyumva ubishyire mu mutima wawe ubishyire no mu bwenge bwawe mukunda wese wowe Emeline rano ntabwo mukunda sinshobora no kongera kumukunda ibyanjye nawe byararangiye nimba nibyo byakubangamiraga nabyo ndaje mbivane mu nzira bigenda birambangamira pe okay birambangamira okay makanya rero ibyo ngibyo ubireke ntabwo nshaka kubona undi muntu atari njyewe yego Chris ndagukunda ndagukunda ndakwinginze ko gishoboka cyose sinzongera kubona n'abakobwa ndakwinginze niba bakunda ntukubingishe wanjye sinshobora gusubira mu ex ntabwo bishoboka bajya bavuga ngo ibiryo wahaze ntabwo bakongera kubitamiraho okay kandi wowe ibiryo byanjye nazigira amaga mu buzima bwanjye kama urabunda Shimukamuzi pe ariko bibaza reba ukuntu uteye reba ukuntu uteye reba ukuntu umeze reba ukuntu useka reba ukuntu ufite igikari cyiza warangiza ukajya kwigeranya n'uriya nose ku cyumba wandiza ku cyumba wandiza ntabwo nzongera si ko nagenda nakunda yuko warira wenda amaso yakaba umweru cyane gusa ariko wanjye wose ko mukunda cyane ngaho rero utaha sibyo njye nibwo ndaza kukureba urashaka guseka ndaza kukureba mu kanya promise yeah promise akongera kwamubera rimwe Vale nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenda gusa icyo nakubwira Cheko yankundaga cyane nta kintu nigeze mubona turi kumwe pfa kumuhamagara gusa nubwo yaba ari mu nama yahitaga yitaba ikintu cyose mubwiye ikibazo cyanjye cyose mubwiye akacyumva pfa kugira akabazo yahitaga nsanga mu rugo akambaza ngo ameze bite yari umwana mwiza yarankundaga ntago nanjye sinzi ukuntu umeze pe ndumva ntazi ukuntu umeze kumva ko ndi gukunda Chris nanangereka mubwiye ibyo byose uri kuvuga umva ndumva ari ubusa imbere yanjye nose kubizi neza ko Cenko yagukundaga niba ubizi neza ni hiri guteye kumureka ukaba ugiye kwirukirira ngegera ngo ni Chris haya ngo ni umu ex wawe Vanessa wajya mbise ndi kuba ko nanjye ntazi ukuntu biri kugenda man ndumva uri kumbabaza
Cheko aragukunda njye ndeba statize yo kunirirwa yakudarapya ahantu hose rana umva waramusajije ariko we nturi kubiha agaciro ko Chris ntabwo ari ukutabiha agaciro ariko hanze hari yarakuroze bari icyo ndikubwira uyu ntabwo bizi radio uko uri kumbona uko uri kunyumva ariko ndi kwisanga sizi impamvu ndi gukunda Chris cyane nubwo Chris afite umukunzi bari gukundana ariko Chris ni ukuri sinzi impamvu ari kunza mu mutwe wanjye wumva umutima wanjye uramushaka ngumva ndi kumukunda cyane ubivuze neza rero ubivuze neza ko Chris afite iki afite umukunzi uri kwiruka he inyuma y'umuyaga Sevani wagiye uyumva ko umva hamva umubwire rero nana ngereka mubwiye n'inshuti yawe kandi nta kintu nakubwira cyo kugushuka cyangwa kukubeshya umva ndakubujije sigaho reka ubwo bushinzi n'ubwo bushyomotsi ukundura mutipe wareka kwiruka nyuma y'umuyaga kuri Chris nyamara bizakurushya ugiye inama nk'inshuti yawe n'udashaka kubyumva ntuzangaruke undiraho ibintu byose simbikubwiye ndakubujije hanze kunyumva ntuzangaruke undiraho bane nafashe umwanzuro kandi ndi mukuru ibyo birakureba kandi niba amakuru yakahise ubu yamenya gute mani bro amakuru yakahise igomba ikintu nibaza iyo ndaya bari bayibomoye nyine bamubomoye babure yo kumwishyura wembire story nyine bayibomoye kumva ishaka kurya menshi barayikomagora ari ukuntu ikibazo kizana akinjira mu nzu akibona agafirigo akibona agateleviziyo niba mwavuganye gitanu ntaritasi ngo urama kenzi urayafite se mwayanywereye cyane nziza ese cyoko reka mubaze cye cyana cyawe ngo unyuze bitumira n'amata umuntu isoma guzi ibintu nyibukije mwana washwaye imeze bite manirana ni ikigoryi mwana mvuye buryo na mukobwa twari tumaranye igihe urabizi siyo yego n'igihe cyose twari tumaranye sinigeze mbona yitwara nk'uko nsigaye mbona yitwara mwana ubu byateye n'iki cyangwa afite abandi ku ruhande agakigukunda ntabwo byagize ibintu byarana tutabivuzeho kabisa umva ari hatari kabisa bana telefone ye ntikiva ku gutwi buri kanya bari waiting call guhera twamenyana bitangiye ejo bundi rana iyo turi kumwe sinza gahunda numva bari kunyibwirishwa ngaha bampereza amakuru bambwira sinza gahunda bari kuvuga mani rana ntabwo mbizi niba ari iki kintu nzakora niba ari iki nese ubwo uri kumva utaragiye ku gatebe k'abasimbura ariko cyazereka mu bwiza ukuri ariko hano hanze hari ibyana byinshi washaka ikindi cyana mugakomezamo ibintu byo gushaka ibindi byana ntabwo ari cyo kintu ngiye mba nitaye kumva kubera ko rana ari kumbabaza muri iyi minsi pe rana igihe cyose twari tumaranye sinigeze mbona ari kwitwara nk'ukuntu ari kwitwara mani ntabwo mbizi niba ashaka kunkatira cyangwa hari ikindi wenda ashaka niba ari amafaranga narayamuhaye mani sinzi ntawamenya kabisa ko ndavuga yo gukomanga ajya kureba ndebe mandasha Hey baby, how are you? Hi. So, nise kuva ry'ingozi ukagarukira no ku muryango. Let's get inside. No. It's in bed. Tushinde mu rugo njyanye n'abantu na wundi muntu. Wapi ndaguma hano. Okay. Base makuru meze neza. Makuru ni mabi. Asalamu. Cheko. Ikintu cyari kinzanye hano. Hey wait. Ntijuhamagaye mwibona se? Cyane. Biragutunguye se? Wow. Nize kuva ryari?
Kanongeje ikintu cyari kinzanye hano ndumva watega amatwi nkakikubwira. Okay. Ikintu cya mbere nje kukubwira nuko numva gukundana nawe ntakibishaka. No way. Umva twaba tubihagaritse. Uvuze ngo iki? Umva twaba duhagaritse urukundo rwanjye nawe. Ako noneho sinzi maybe ko hari ibintu wanyweye. Ntacyo nawe sanzwe se. Gambere wait. Bwa mbere mpamagaye mu izina ryanjye. Bwa kabiri kuva ryari ibyo bitekerezo byaje bite byaturutse he? Umva nsigaye mfite undi muntu arwaye umutima kabisa. Ese baby why? Ko ntakiri type yanjye. Kubera na mbere narabibona. Utangira uri kwitwara nabi, uri kwitwara ukuntu akubwira ko ibi bintu ntari kubikunda still nkabona nta kintu na kimwe uri guhindura. Buri wese akakubaza. Buri wese afite amahirwe yo kuba yakunda uwo ashaka. Ubwo rero mbakubwiye ko njyewe ntagishaka gukundana nawe ndakeka nta n'ikibazo kirimo. Kamubwire urabizi ko nagukundaga kandi nta n'umunsi ntigeze ntagukunda. Umunsi wose naragukundaga igihe cyose twari tumaranye, ariko bibaye ngombwa ko ntagikomezanya nawe tukaba duhagaritse. Serana, Karama, hari ikintu na kimwe ntaguhaye? Hari ikintu na kimwe se nigeze mukorera? Niso umuhungu wundi wabonye ndushiki. Nicyo afite ntafite. Nicyo kintu gukorera njye ntashobora kugukorera. Ni ibihe byiza byose twabanye n'Imana. Wa mukobwa uri umwe mu bakobwa nabwiye ko uri umukobwa w'inzozi zanjye. Wanyibagije abandi bakobwa bose. Ariko niba ibintu uri kumbwira ku bikoroheye kubimbwira ndakura. kandi ibyo ndi kukubwira byombi Ndakura rana. Nonse ajya bigenze no kuko. Nisi urashaka gukora ikindi? Uri ushaka kwisubira ukambwira ngo byari urimo wari muri plan. Uri ushaka kumbwira ngo byari urimo ntabwo bigeze bitekerezaho neza. Ibyo ushaka gukora se biraza gusubiza iyo n'ibindi usigaye ukunda. Ase abakobwa ni ukubera iki? Nuko iki muduhereza agaciro abantu bakunda Imana. Ubuze abakobwa bose umuntu abagirengagiza. Isi wanyumvise. Okay. Wabonye icyo washakaga wawe? Ntabwo binyoroheye nanjye ariko ndumva twaba duhagarikiye hano kandi ntabwo kuba nkubwo ngo tube tubahagaritse ariko nagukundaga ariko ariye biba ngombwa ko dukunda abantu. Haranagabanya utugambo twawe tw'uburyarya. Ntabwo ari uko utankundaga. Umuntu ukunda ntabwo wifuza kumubona ababaye, sibyo? Kubwira ngo ndakura. Umuntu ukunda uza ubyuka uza kumutera mu rugo uje kumutera agahinda gusa. Ibyo bintu mbwiye byari kurutwa no kugenda ukabyihorera ugakora telefone yawe ntabwo ushaka kubura sinzi ngo ni kubura. Ayo magambo mbwiye ntabwo anyoroheye kumva habe na gatoya. Ndabyumva. Ndakwinginze reka gukomeza tubyo ariko nanjye nta kundi kuntu nabigenza. Rana, Karama, if you don't want to stay with me, get out of my eyes. Get the fuck out of my home. Go! I don't want to see you again. Go! okay, Nadi.
ndakwinginze. ese noneho ubaye iki kurya guhobera ukansubiza inyuma Kuki umpamagara ari kugeza aha ngaha? ese ubona nawe ukumbuye nawe ukumbuye cyane nshaka kuza kandi dukuri guhobera ukanga Okay. gutya Rena reka mubwire. Sibyo? Ibihe byanjye nawe byaratambutse byararangiye. Akanya urimo gushaka kunezeza umukunzi wawe. Nabona kubyumva neza. secret Ese nimba gusanze aha ngaha? Navuga ko urimo gukora icyanga. subira nawe ukunda Rena waranyanze waragiye. nawe ukunda kare Waranyanze nanjye ndakwanga waragiye. ushatse kuvuga ko wanyanditse nawe ndakinkunda Ariko wari ufite undi muhungu mukunda. Usigaye mukunda. Nanjye ufite undi mukobwa dukunda. Urashaka iki? nshaka ko twajya Ushaka tugakora kunyuranya n'umuntu nkundana nawe. ntabwo Ushaka mbateranya kunyuranya n'umuntu nkundana nawe. Nagomba kubyumva neza. Kandi ntabwo uri buze gukunda. si wanjye mbere Emeline mukunda n'umutima wanjye wose. Ndimo kumva neza. Mukunda birushije uko nagukundaga. Yego. Uko byumvishe nuko mbivuze. none ntabwo wigeze unkunda Naragukunze n'umutima wanjye wose. Okay. none Ariko byararangiye. Umutima wanjye wose nawuhaye Emeline. Nagomba kumva neza. ntabwo wakongera ukankunda se kuba ufite nanjye mufite Nusijye kungira imodoka ku buryo umwe yicara ku ruhande undi akicara ku ruhande. Yingira umutima umwe. kiri ni ukuri Akibaza ibaze ngize gutya nasubirana n'umu ex wanjye. Numva ibyo bishoboka. mbese ibintu bisanzwe Ni ibintu bisanzwe ku bandi bahungu ese batiha agaciro. dukundana Ni ibintu bisanzwe ku bandi bahungu batiha agaciro. Ngiye ntabwo nasubirana n'umuntu wamvuyeho andeba yanjye akajya gukundana n'undi muntu. Ibyakujyanye se bivuga ko bitagihari. ese basi nkora iki Ntabwo wambwira rero ko nakwitaho. Kandi ntako nagiraga. Gusa nyine ni igiki urimo kubura ahandi hantu gituma ugaruka hano. Ubundi ngira ngo mvuge ko ndi kumwe n'umukobwa wanyuzwe n'ukuntu umeze. Ampata uko ameze. Arabyakira. Arabikunda. Urumva? Ntabwo ngiye nshaka gusubirana nawe. waritse Do you kumva understand me? bororeke kumva Do you understand me? Uzunguza uwo mutwe, sibyo? ntabwo nshaka kubyumva Okay, uzi ko bimwe biza gutuma noneho no kuvugana nawe nzabivanaho. oya Ibintu byinshi ko inshuti nabyo bigahita uretse birangira. ko ndi kuryama bikananira Jya uhamagara umuntu mukundana umubwire yuko byakunaniye agushakire nk'agapenikira utuntu n'utwo ngutwo akubwira utugambo twiza twa tundi wambwiraga yuko nakubwiraga twambwiye. ni ukuri kuryama byananira niyo mpamvu naje kukureba Ngo arampamagaye. Hello? Yego. Ndakumva. Meze neza. Meze neza. Ya, shiri wanjye nawe nagukumbuye. Nagukumbuye ariko si usuvuye ngaha mu kanya. Ubwo ndikumva ndashaka kubona kano kanya. Ushaka kugaruka kuza kundeba. Yego. Ntabwo nabikwangira urabizi. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nta n'undi mukobwa ushaka kugusimbura. I love you too. Ndagukunda kandi ndabizi shiri wanjye ndabizi. Rero igihe cyose nutanyumva mari ku bwawe nta kibazo. Senda mureze. Nagukumbuye gwini. Ndakoze ukunda. Sawa. Gaguma ngasi. niwe ubwe bumuze Wanagira ibingi nkukoze. si gutuma umutima wanjye Nagari ibingi nkukoze. bana Rena. Nuzifuza kuzasubira hano wavuye uhareba. umutwe numva gukinga Ntabwo bishoboka. Naragukundaga byararangiye. Okay?
Oshiri, uraje susha. Sava. Nagize umushyitsi. Twese agendeze. Simbizi. Sheri, ariko ibyo nakubwira. Ibintu byose mbikoze neza. Ndatekereza ko atazigera agaruka kundeba. Nizere ko byose ukuye mu nzira. Naramuze. Nizere Sheri. Okay. Biri mukumva. Sheri nanje kukureba ubwo ugarutse hano gukora iki? nanje kukureba ubuza abandi bantu cyo kureba se mbere yo kuza kundeba. Sheri wanyumva nanje kukureba hari icyo nshaka. Nitwa Chenko please. Nitwa? Sheri Nitwa Chenko. Vuga vuba mfite byinshi byo gukora mbere hano. nanje gusaba imbabazi. Nta kindi cyaje kuza. Nanje gusaba imbabazi. Ndacyagukunda. Uribuka neza ibintu nakubwiye? Urabyibuka? Nakubwiye ko nashaka kongera kukubona mu maso yanjye. Uri kubyibuka? Urimo urabyibuka? Ako ndagukunda. Kandi musabye imbabazi nanjye sinzi ukuntu byagenze. Urongera kunkoraho. Urongera kunkoraho. Nuko nubaye igitsina gore. Sheri uko mfata gutya. Nuko nubaye igitsina gore. Nk'ubu nawe nakabaye nagukanja kanje agaciro. Sheri waje kumfata gutya. Nzira mu rugo kugira ibyo gukunda abasore bashaka gukunda. Sheri ndakwinginze. Sibyo? Nibwo cyagukunda kandi umbabarire nanjye ntabwo nzi uko byagenze. Se mubaze ikintu kimwe. Sheri wanyumva. Mubaze ikintu kimwe uransubiza. Wabakorwa b'ikigihe musigaye musindi biki. Nawe ntabwo nzi icyo ari cyagufasha. Mu masaha biraciye uvuye hano umbwira ngo cyo. Sheri nawe ntabwo nzi ikintu cyari cyamufashe ndakwinginze nyumva kandi. Noneho reka nkubwize ukuri sibyo? Ndagukunda pe. Ntabwo mu masaha abiri yonyine atambutse ibintu byose byaba bihagaze ariko ndi umugabo nzi kwihagararaho. Niyo byanse ukwezi kumwe, 2, 3, imyaka 100 nzarwana nabyo. Ariko nkwibagirwe. Oya ndakwinginze. Imbere wa shitani kazi. Ndakwinginze. Bebe ndakwinginze. Sibyo? Nukuri ndacyagukunda kandi ndagukunda cyane. Sheri wanyumvishe. Ndekura. Please bebe wanyumvishe. Anjye ibyo nibyo nende kukubwira mu kanya. Udashaka kumva uri mu birere wigize ingurutsi cyane. Sibyo nende kukubwira mu kanya. Sibyo nakubajije. Sinakubwira ngo ibintu ukumbwira wabitekereje. Ntabwo ikintu cyane. Ndakwinginze mbona. Wansubije ngo ibyo ukumbwira wabitekereje wabifashe n'umwanzuro. Bebe wanyumvishe. Nimbara kabiri nyukubona hano ndagutwika. Basi muri iki ndakwinginze mbwira ikintu ngora. Uzi ikintu cyo nyine wakora ukamfasha. Mva mu bwiresha wanjye. Uzi ikintu cyo nyine wakora ukamfasha. Mva mu maso uve hano sinzongere kukubona. Bebe ntabwo nabona gufite n'ukuri. Ndakwinginze Sheri wambabariye ko. Basi nyicire hano ariko ugende. Ndababara ndakubita nukomeza kumfata gutya. Uva hano ugende. Nta kintu kimwe ntakoze Imana. Nta kintu kimwe ntaguhaye. Nasubiza abasha kubona gufite ndakwinginze n'ukuri ndakwinginze. Ntabwo wabasha kuba utamfite. Nubwirane nawe ndagufite. Mbabari. Mbabari udatuma nkora ikintu kibi. Sheri wakumvishe ko ari satani wari wanteye. Aho ugenda ugumane na satani wawe. Bebe wanyumvishe ukumva ko nari ntabwo mbizi gusa byanjemo uburyo gusa ariko ndakwinginze. Sibyo? Ni satani wanyoheje n'ukuri. Ndakwinginze ongera unkunda sibyo? Ntabwo nta undi muntu umeze nawe n'ukuri kwitwara. Wowe wari wabonye abaye iki? Ako kanya wari wabonye bigenze gute? Bebe ndakwinginze wanyumvishe. Ngaho vana ugende. Sheri wanze kunyumva.